reka baremeraho ndamwibuka ace nano bitazakabwejo Deusi ukarambikira mu ruzi mu karambo wiriwe wiriwe neza amakuru ya diafara yewe sinyaherutse ariko bari meza nego udaheruke wanyisha Deusi ntabwo nyaherutse ariko ndabaza amakuru se ku karambo nayo ntabwo nyaherutse amakuru ya Kanyumba icyo nzi cyo hagiyemo kaburimbo Kanyumba ikada kaburimbo igere muhura cyane uyambika ruguru za bugarona murambi iramanuka diafari igakomeza ku mashuri ikakomeza epfo ku karambo ikambuka Kanyumba igakomeza inabara karashata ikada rw'imitererisi simbizi rw'imiterere nzabaza Kastari uzabaze Kastari niwe ubuhazi nzabaza Kastari za rw'imiterere makuru za ariko rwose kaburimbo yagiye ikada mwarasimutse mugira kwa ubucoka mwarimu harimo umwana mwiza cyane yigishaga mu wa mbere hari umwana mwiza cyane ari ukaramba yitwa Florence oya nukamwe bose niyacaga ubwo hiciwe oya we rega atuye gutya urabona ibyo azara ku karambo neza uriya hari umuhanda ukomeza ujya Kanyumba nyine ndawuzi nyine umuhanda noneho hari undi muhanda uwushamikiyeho ku ruhande gato cyane nko kwa bamushinze Imana we ni wacamo nibyo uriya rero wakomeje epfiriya uriya muhanda se wundi wa muhanda se umanuka kwa Gafaranga nawe warakuze ayo Gafaranga nowera kwa Gafaranga umanuka nyine hepfo ujya mu ruhumbu na za ntuzi oya uriya ntabwo mbizi uriya mu Kagarama oya uramugora wa Kagarama uracyameze kwa kundi ndamura buriya urucaye wa Umar Sportland nawe ni hariya wabona Umar Sportland ni hariya hari mu Kagarama ukimanuka wa muhanda w'imbere y'amashuri nyine umanuka hepfo ni wa Umar Sportland yakada hariya kwa ba Pastor Bugingo munsi yo kwa Pastor Bugingo uvuye kwa Pastor Bugingo tukurikiza waba Umar waba Umar Sportland hariya neza ntabwo nari mbizi ariko hariya rwose kwa ndamushaka tugani kwa Haji ndabasure cyane Haji kwa Nise mbibuka iyo famille famille y'abasilamu bari hariya cyane bari abantu beza cyane bari batuye harabonyine hariya b'abasilamu bw'agace bakaje Umar abasuje cyane kwa Sportland rwose assalamu alaykum basuhuza abantu bahariya rero tunabifuriza nawe nziza kuba yizihiza kubayemera abayizihiza se bene kubayemera ariko hari mu giporoso ari wanyu ni giporoso cyose hariya ni benshi hari mu giporoso iyangara bwindi se yumu ajya mbwira ngo aririmba muri robote abona kambwira ngo numu Jehova ubundi ngo numu Divaniste ubundi ngo numu Jia sinjya menye uwo ari we ngewe uri iki kamwakire nge icyambere ndanyomoza nago ndi umuyehova oya biroroshye nta dini agira oya nabi tugibwira ariko aramuvugira yensengera roboti ni dini cyane ni intuzi n'urusengero ntabwo ko roboti ari korali gusa muri agera iyo nzi oya ntabwo ari korali oya nayo iba hari baragupfunyikira abaho ministry ababona ko ndumva ibaho ese ubwo urusengero bahedi godiyari ntabwo ari kure godiyari ndabatumiye mu materaniro ruguru umuhanda hamwe ruguru umuhanda cyangwa hepfo gatoya uravuga handi bafunze nyine kuko arebye hari umanuka gutya ku muhanda utakumanuka ujya hepfo uri ku muhanda gutya hari n'urundi barugura inyuma polisi rubaruguru y'umuhanda inyuma polisi ariko ntabwo ndanga ibintu byinshi aya ngo nazasenga nese none se gusenga ni bibi oya ntabwo ari bibi ariko nanone nta kisi ni mwibanga usengera mwibanga Yesu yaravuze ngo nimujya gusenga muzaye mufunga oya ngo genda ufunga wiherere buriya niyo byose aho ni wewe nyine amateraniro uterana nabo muri kumwe nyine abandi ngaho nyumvira ko umuhungu yabaye atari ibintu byose birabiri bigoye oya niko bimeze reka muri rusange ndi umukristo kana kintu Divaniste inshuti yanjye nawe ubona nshaka naguze mu gafuka giye ko no humbuye akiriye mu buryo bw'ubu special buriwe neza mu dive ndashima Imana na amahoro rwose undi hari iwanyu ari muri kiza katolika byagenze tugomba abadive ako nabo musozi wanyu b'abakatolika benshi buriya abakatolika babayo benshi nabonye amadini nk'atatu ariyo agira abantu benshi hari iwanyu abakatolika nk'uko bivuze abaprotesta n'abadivantiste nabonye kuko hariyo n'insengero zirenze rumwe mu murenge abasilamu ni bake umusigiti wabo nzi n'umwe bahano bita mu Kagarama urahaje mu Kagarama undi habaraba Kagarama mu Rwanda rwose Kagarama hano hose ari mu Kagarama u Rwanda rwose mu Kagarama yego hano mu Kagarama hano hose aba mu Kagarama cyane iwaba Deus uri mu Kagarama neza
aho hantu niho hari umusigiti ariko buriya kare ujya umenya ibintu by'insigamigani iryo zina riba ryaravuye Kagarama rwose nashaka kurimenya ntabuze umuntu kandi uhagarariye igitangaje buriya ari hirya y'iwanyu gato utaragera ku mashuri utaragera kwa veterineri habaga umuntu witwa Kagarama habaga umuntu witwa Kagarama arazi umupira mwinshi cyane Kagarama hari imbere kwa veterineri yarazi umupira mwinshi cyane agena kapiteni y'ikipe y'ishuri ari kapiteni yitwaga Kagarama Kagarama pana Kagarama yigaga ari Kiramuruzi yabaye na kapiteni y'ikipe y'ishuri haza ko arazi umupira Kagarama twe twaje nyumere baramwe ariko Kagarama barabimukira bavagana bitaga igikoma uriya muhanda wa nuza habagamo umuhanda wa igikoma ntago hazi dewo ndahazi habandi kandi naragiyeyo habagamo umuhanda w'ibitaka ariko nk'uno wabaga nko ku kimodoka uzamuka ugikarubamba uciye umanutse hariya akanyombo kazamuka hari umuhanda wageragayo nagiyeyo kujya igikoma umuhanda n'umwe ni umuhanda wa Ntatemwa na Nyagasiga imihanda uvuga ngo ugeze Kiziguro hari umuhanda umwe uca Nyagasiga umanuka gurana Nyagasiga cyangwa se ukaca Ntatemwa oya hari hasi munsi yo kwa oya keretse oya uriya muhanda wo kwa Fanedo Munuza ugira Kiziguro n'ubundi nyine uragenda ukawagugeza ku muhanda ugira ariko ubundi ntabwo ari iyo nzira ubwo uravuga umuhanda ugeza azamuhura gusa ushobora kubona ko wageza bugarura ugakata inyuma ukagaruka igikoma ariko yabizi ko habagamo umuhanda w'inoza isoko ry'igikoma ryo kuwa gatanu isoko ry'igikoma buri kuwa gatanu cyabaga ari isoko rikomeye cyane iry'imurana niryo ryabaga kuwa kane amasoko kuwa kane ndayemera cyane niryo kumugenera kuwa kane reka ariko ryarwa yitima si kuwa kane umuntu yagugufitiye ideni wagitima isoko ryarwa yitima n'iryarira abantu batwandikiye batubwira abantu bariyo niba ari kimwe umuntu akagutega kuwa kane ati mvuye kugurisha ryabaga rikomeye isoko ryarwa yitima ryari rikomeye cyane rero wavuye nuza gisupusupu aririmba mwatatu yari afite restaurant mwatatu reka da yari kuri hari igikoma kuri nako hariya Ntatemwa nako bagitima ku isoko muri rundamo rundamo mwatatu yageraga restaurant hariya jena yiriye restaurant yiriye mara kwa mwatatu giye gisupusupu yabaga hariya n'ubundi gisupusupu kera ucurangiraga ara ku isoko senkani veni ibiceri by'akabutura ya leta bwa mwatatu hariya neza iriya ndimo ni ya kera oya yabaga ara ku isoko njye ndamuzi kera iriya restaurant yabaga kwa mwatatu rwose mwatatu z'umunyekera mu ruza ahubwo ariko rwose tukagiraga restaurant hariya 6 zamudushakire supusupu abantu banamukumbuye bamutubariza uko bimeze ubu yewe hari hose ndahazi abantu rituza abantu ba ariko jya hano hose narahabaye by the way ariko nawe wahozeho cyagace kose uduce twishwe mu Rwanda jye natubayemo wahozeho pe jye nagace ko mu Rwanda nta hantu na hamwe hano uko twicaye ahangaha twebwe abana abana mwe bana tuganire yose yaserutse nk'umwana nako yambaye agapira gashyashya bamugurira agapira gashyashya kuri Noheli ari byo rwose we Noheli yabona ko Noheli yuzuye imeze neza ureba isoko rya gikoma ryari kuwa gatanu isoko ry'igikoma ryari kuwa gatanu ariko iry'umurana kuwa kane iry'umurana kuwa kane rya Rwagitima naryo bari kuwa kane irya Kiramuruzi ryari kuwa kabiri no kuwa gatandatu irya Rukara kuwa gatatu naryo ryabaga kuwa gatatu rya Karubamba n'ubungu biracyahari ku isoko rikomeye cyane Karubamba nareba iwabo wa Ivona ukambuka hakurya za Ryamanyoni naho burya habaga isoko buriya kwa Ivona ni ku Muzizi neza buriya ari amashuri yo ku Muzizi hano habaga ikibuga cy'umupira isoko ryo kunuza ni kuwa kabiri isoko rya Rwinkwavu isoko rya Rwinkwavu naryo riri isoko rikomeye cyane bari mu kibuga cya Rwinkwavu hari hafi y'amashuri ndetse no ku bitaro hirya baribaza inshuti zanjye zo kumugina zaremye isoko kuwa kane kuri Noheli ryabaye isubu isoko riraba cyangwa bayimura usanga ryabaye abadive n'abasilamu bagiye gucuruza koti ziza Noheli iwanyu isoko ryabaye hera uryaremye da oya ariko irya Rwagitima ni kuwa gatatu Rwagitima riba kuwa gatatu baryita mpuzamahanga ndumva rwose unkumbuje Kiramuruzi noneho muravuga utwo duce nkajyamo muraca imigani reka twivugire hasi mwana w'ikigali reka twivugire hano Kimironko reka twivugire Kimironko aha ngaha mwizindiro mu bibare za bibare hari Kibagabaga kuzamura urabizi neza ko wavutse wowe urabizi neza ko wavutse hari mwizindiro atari mu ntuza wavukiye mu bibare harugwe n'Iremera wowe twe turi muri bibare oya bibare ni Kimironko bibare hano y'inyuma Nyagatovu ureba iki gice cya kwa Mushime cyo hepfo gutya none turabizi ko harakera hari muri Nuza atari muri Kigali hari muki hari muri komine Rubungo muri Kigali ngari ku bwacu koko hari muri Kigali ngari wera twavukiye hari muri Kigali ngari
hari muri Kigali ngari ariko kabaga ari akantu kometse hose byagameze oya Kigali ngari yari prefecture kwayo ako ni Gasabo yose Gasabo nyine nyicara baga muri Kigali ngari uretse Kacyiru gusa uretse komine Kacyiru na Gisozi ari muri Kigali ngari oya Gisozi ari muri Kigali ahubwo nyuma ya Gereza Kigali ngari ni hano hegereza Rwamagana oya bure na za Kanombe ari muri Kigali ngari tagira ngo Kabuga hose hari Kigali ngari umbere yuko Kabuga mbere yuko uzamuka ujya kaza Kayenzi batoya cyane urenze Kigali ngari agabanaga na komine Gikoro aho yitaga komine Gikoro hariya usa n'usubira za Rwamagana hagati y'abagamo yitwa komine Gikoro igeraho nyizanya Gasambure bari Nyagasambure ryari isoko ryo muri komine Gikoro Nyagasambure ndahabona Kigali bayaguye ryari Kigali bayaguye muri za 2001 oya no biracyaguka Kigali ngari Kigali ngari shokora avuye muri za 2001 gutyo ntabwo ndikuka neza umwaka nanjye ndumva mbyibuka ntabwo ndikuka neza umwaka kono hano ruguru za Rutongo umwana Deus nufanga muri za 99 yitwaga Kigali ngari yego ariko yari prefecture kwa genocide yego yari prefecture kwayo cyane nese u Rwanda rwa Gasabo ko akarere ka Gasabo Kigali rigizwe na yari Kigali nto cyane nawe usubiye kure cyane none njye numvaga ari nko muri byaye bavuga ngo u Rwanda rwa Gasabo ntabwo uzi u Rwanda rwa Gasabo se buri akarere kacu ndakwemeye cyane buri abantu batuye muri Gasabo babaga mu Rwanda bonye ndakwemeye cyane abandi bose bari abanyamahanga ubundi Kigali uko byagenze kugira ngo ibeho yitwe Kigali oya si byose simbizi byagenze bite ubundi umuvandimwe marambaza ingororero ngero nsuriza kwa Manadine anga muri centre ingororero ngo restaurant afite restaurant ari muri centre ingororero hariya ngeno umunsi Manadine unsurize cyane cyangwa se nugera gato kwikorosi rizamuka rijya ku karere gatoya ubanye usuriza umugabo w'umupolisi ngo munsi y'umuhanda ugenda kuri moto ngewe ahantu muri ingororero nzi n'Inyange gusa ingororero ndayizi cyane kugera hano ngororero za Kongo niri ndahazi cyane Kongo nire se ni muri ngororero cyane muri Rutsiro ni muri Rutsiro hari ariko ari n'inzira za ngororero iyo ugeze Karongi hari umuhanda ugerera Rubavu wongo uri kuvuga ugera Rubavu ni ukomeza none ukagera Kongo nire uravuga urengera warurengera nyine hariya haraza ngororero ndahazi ngororero bakabana barakize ese Fuadi hano se yagendaga ngororero ndahazi cyane bagagiye mu kazi akwa mungana turere twose zima abantu zikongera turere nka 30 nka 20 bingaye nazimo umuntu numwe ejo yari arimo arambaza ngo mbwira umuntu umwe ngo uzi ngo uva muri Equatorial Guinea ngiye kumva numva ndegera navuga ngo nta uzi umuntu we yambwiye wa wundi irigende wari babaza abarigenda babaza urataramenyekana hari umuntu uri muziyo none se Todoro ngwe masana gari waho yanga nguye marago usangura umuntu umwe muri Seychelles wambura umuntu ntago tumuzi se ensuwe namenye mu gikombe cya Afrika giheru ngo umuntu we akurya utekereza oya gihe rwose yabwiye nambwira umuntu uzi muri Chad ntabwo abona umuntu uzi Chad hano irya njamena uruzikwana ikigana agace bita njamena uruzikwana ikigana agace bita mu njamena hoya hano kumuhima ako nanameze akabyashe abari ngatuye mu njamena no nziza nuziko se abantu bahitirira ukuntu bijyanye no kunara karitsiye k'abana nyine baho muri karitsiye ukuntu oya njamena ngiye abantu nabonye bitiriye ahantu nkabona neza birahuye irwamagana bita Mongori Swahilini nuwazi Mongori yavuga ndahazi ahubwo abantu bateye birahura neza agace kigenza ko mu mamakuru ako bita Sodoma kuko ni neza ni kabisa ni kuriye Sodoma ari igikondo yandi tuze muri Bibiliya nari Sodoma okay ngewe Sodoma nabaniyo muri Sodoma habaga ibyaha pe nabaniyo muri Bibiliya Sodoma habaga ibyaha nabaniyo muri Bibiliya Sodoma mwaka w'ibihumbi 2000 ndayibuka bavuga ngo u Rwanda ngo igihugu ngo gusirarangira muri 2000 bibiri imperuka ngiri bubi nyine tuvikera n'icyenda twuzuza umwaka w'ibihumbi 2000 kuri bonane nyine 2000 agomba kuba imperuka agomba kuba niko bari baravuze nyine niyo twumvaga natwe narindi hari igikondo icyo gihe sinzabyibagirwa indirimbo y'umudamu witwa Brenda Faso Burinde nibwo yarigezwe ibyo naboneye Sodoma iriya bonane aya ntago nahakumbura reka twigendere no muri 2000 ku muhanda no muri 2000 harashyaga no muri 2000 harashyaga ku muhanda nese yankuna batemuzi ko nawe yeshyaga bamutanzaniya wazanye imbeba ariko nibyo kuko ari abantu bamutanzaniya wazanye imbeba aparise ari kuri majoro akazamuka imbeba imutwaje n'igitoki hariya byabaye Sodomerika
iriya nkuru abaye Sodoma ibyo biheze kitagize oya umugabo agiye kunsubiramo zirankuru nike kuri Noheli ko kunsubiramo zirankuru yego urumva umugabo yagiraga hari Sodoma nyine habaga abanzi kwambara agatimba nyine indangamiro ni nyinshi cyane zarabaga Nzovu ntageze vuga ati indangamiro za Sodoma n'ujye byumva ngazira kuzabica ariko uriya Nzovu ndamukunda yewe umuntu utwa Nzovu niwe wanjye ntago ntarebye Nzovu abantu batanga ibihembo by'abantu bitwaye neza mu gususurutsa abantu oya Nzovu niwe watarakimuhaye Nzovu ni ntacyo mwakoze noneho umutanzania araza hageze hariya akunda indangamirwa hariya ari nziza rwose aribwira ati niba ubishaka ko nkura na Sodoma kujyana ruguru Gashyekero ndakujyana cyangwa se nkujyana ruguru Murambi indahira mbwa Sodoma ndaguma hano Sodoma jewe habaga Sodoma abantu gutyo akabari kabagano hitwaga kuri Sine yitwaga Gutera habaga nyine ari nawe hari hagutse mbere kugera hepfo kuri Gtaff hepfo guta muhanda umana kujya kuri Gtaff abantu hose abantu barahazi abantu hose bahazi mu gihe Sodoma ngenzi nzabita korodoro usikorera remera nawe ntiworo oya najye kubera ko ariho hanyegereye kumenya nta kindi kintu mazi uhindura bugufi njya gukora iki noneho umutanzania yatwaraga kamyo ahageze aho indangamirwa barahuza kabisa ngo banaga gahunda igenda neza icyo gihe agahugahura n'umunyuzi za kamigo ntizabagaho ku buryo kunyenda kamyo no gutanga ubuhamya izihe kami PART6 ngaho nyumvira yose mu gihe yabiri nk'ahantu nyine inziva iyo ni produit twabazanga mu gihe imvura yabiguye inzu ikaba cyangwa bibagiye gukinga idirishya yego amahuyeza akinjira noneho mutaza aravuga ati sawa kabisa ibintu ni sawa ni good arambwira ariko noneho akazi ukora byaba byiza ukihoreye ngewe nzagutunga n'inzu uzajya yego ndangamirwa nta kibazo ndangamirwa ngo bikanga Tanzania agaruka avuye isafari ingeso ntikurwa na kinareka rwose ngo wapi agaruka avuye isafari aje asanga nkuko bisanzwe azari ibintu byose umuceri gaciri ka Tanzania kahumuraga kera karahumuraga cyane azana igitoki kivanye za Kirehe azana umufuka w'amakara havanye za Gikoro ku muhanda hari Gikoro yabaga amakara icyo gihe gaze nizabagaho haze uravuga gaze wowe uzi ibintu bitaga nabyo gaze ritaraza uzi ibintu bitaga guhutera wowe urabizi umuntu ari kuvuga ibiki ngo bya gaze ikara ni ryari guhutera kara kota imbabura kara ucana wenyegeza ibiti bitanumye noneho ureke mabwiza ukuri bitanumye tuve mu nkutugera abanyarwanda makuru